iyo dufashe icyemezo cyo guhaguruka, imana ikora ibyo twebwe tutabasha, imana ikora ibirenze ibyo dutekereza, imana ishiramo indi filozofi ikaze abadukurikiye kuri Hozana TV. Umwanya nk'uyu nguyu turi kumwe n'umushumba na pasiteri, reka tumusabe atwibwire. murakoze. Nitwa Mucaca Jean Bosco, nkaba ndi umushumba ukorera muri Church of God. Ariko Murakoze cyane Pastor Bosco, twishimiye kubana nawe kuri Hozana TV umunsi nk'uyu, kandi twishimye cyane kubera ko tugiriwe umugisha wo kubana nawe. Ijambo ry'Imana tugiye gusangira, turizera yuko abazadukurikira n'abadukurikiye bose bazahabwa umugisha hamwe n'ijambo ry'Imana yagushize ku mutima. Reka utangire rero tugezeho ijambo ry'Imana yagushize ku mutima, hanyuma urasenga kugira ngo dutangire twumve ijambo ry'Imana. murakoze, twubahe Imana dusenge. Uwiteka Mana ishobora byose, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo turagushimira kuko uri mwiza, ugira neza. Ni wowe uduhaye iki gihe, ni wowe uduhaye kugira ngo uyu munsi ubeho, ni wowe uduhaye uyu muyoboro wa Hozana TV kugira ngo tubemo, ni wowe uduhaye aka kanya kugira ngo data wo mu ijuru tugaburire benshi, tugaburirwe natwe. Turabigushimiye kuko aka kanya wateguye kuva kera twebwe tutararemwa kugira ngo tugasangire na bene data. Data wo mu ijuru uhabwe umugisha, kandi ibyo tugiye gukora byose bihabwe umugisha nawe. Hashigwe hejuru izina ry'Uwiteka, hashigwe hejuru Mana izina ryawe Yesu Kristo, umuremyi w'isi n'ijuru, kugira ngo buri muntu wese ugiye kumva ubutumwa, kandi n'uyu muyoboro data wo mu ijuru waduhaye kugira ngo ubutumwa bwawe bunyuremo, umuyoboro uhesha icyubahiro izina ryawe. Ntihakagire ikivogera uyu muyoboro, ahubwo uyu muyoboro ube inkingi itanyiganyiga kandi yawe izagira ubwiza kurusha ababukoreraho bose. Abantu bose bazaza kuri iyi TV Mana bazajye babona ubwiza kandi bazajye bahabwa umugisha nawe. Girira neza buri muntu wese uzareba kandi ugiye gukurikirana kino kiganiro, kugira ngo agirirwe neza nawe kuko ari wowe mutangabugingo, Imana ihoraho. Turabisabye tubyizeye ko umaze kubikora kandi ubyumvise mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Ngira ngo tutizimbye mu magambo, turatangira tuganira ku ijambo ry'Imana nk'uko Imana yaduhaye uyu mwanya, ikavuga ngo ni ukuri igihe cyose mubashije kubona akanya mujye mwita ku byanjye nanjye nzita ku byanjye. Ni Imana rero itabeshya, kandi yaduhaye aka kanya turasangira twifashishije Bibiliya. Ijambo ry'Imana turasoma mu byanditswe mu bami ba kabiri, igitabo cyaho turasoma mu gice cyaho cya 9, igice cya 7, turasoma imirongo mike cyane, ariko cyane cyane turibanda kuri uyu murongo wa 9. Nagira ngo dufatanye dusome. Baravuga ngo kandi ubwo hariho abagabo 4 b'ababembe bari ku irembo, baravugana bati ikitwicaza aha kugeza aho tuzapfira ni iki? Ariko twavuga tuti twinjire mu murwa, kandi inzara iwurimo, twawugwamo, kandi twakomeza kwicara hano gusa nabwo turapfa. Nuko noneho nimuze dukeze ingabo z'Abasiriya, niba dukiza tuzabaho, niba twica bose ni ugupfa. Reka wenda duse n'abihuta kugira ngo tugere kuri uyu murongo wa 9. Hanyuma baravugana bati ibyo tugira ibi si byiza, kuko uyu munsi ari umunsi w'inkuru nziza, tukicecekera. Niturinda ko bucya tuzagirwaho n'urubanza. Nuko nimuze tugende tubwire abo mu rugo rw'umwami. Amen. Aya ni amagambo ngira ngo abenshi mu basoma Bibiliya bakunze kuba barayasomyeho, ariko twebwe turihata cyane cyane kugira ngo dushake ubusobanuro bwimbitse bw'umwuka wera bugomba kuduha icyigisho kivuye muri iri jambo. Aba ni ababembe 4, ngira ngo ku irembo ry'Isamariya. Twasomye aha hantu usanga ku irembo ry'Isamariya hari ikintu Imana yari yahavuze, hari ikintu Imana yari yavuze ku irembo ry'Isamariya.
imana yari yavuze ngo umunsi ejo nk'iki gihe ku irembo ry'i Samariya ibiciro uko byari bimeze, ifu y'indengo imwe izaba igura ifaranga rimwe. Reka tubishire mu mvugo y'iki gihe. Ariko uwari urinze umwami aravuga ngo ibyo ntabwo byashoboka, kubera ko tubona ko ibihe bikomeye byari ibihe by'inzara bikomeye. Mu gihe Abisirayeli baba bafite inzara kandi batabona ubutabazi hafi, hari ibihe bikomeye cyane ku buryo abantu bose babonaga ko bitazashoboka yuko bashobora kuba bakomeza kubaho. Igihe rero cyarabaye kiragera, mu dusomye inkuru y'ababembe bane babaga ku irembo. Muribuka ko ababembe batashobora kubana n'abandi bantu. Ababembe bari barahejwe, ababembe ntabwo bari bemewe kubana na sosiyete, ariko ababembe bari ahantu mu kato k'abantu ariko ntibari mu kato k'Imana. Ababembe mwibuke ko bari mu kato k'abantu ariko ntabwo bari mu kato k'Imana. Hari plan y'Imana yari itegerejwe, hari plan y'Imana yagomba kuzaba accompli cyangwa izagomba gusohoza. Ababembe bagomba kuzibonamo kubera ko bari barahejwe n'abantu, ariko bo ntabwo bari barahejwe n'Imana. Kuko ushobora kuba warahejwe uyu munsi uri uranyumva, uko warahejwe n'abantu, ariko nagira ngo nkumenyeshe yuko utahejwe n'Imana. Imana muri plan yayo yo gutabara Abisirayeli yabonagamo ababembe, ariko muri plan y'abantu yo gutabarwa kwabo ko Abisirayeli ntabwo ababembe babonaga yuko bazarwana intambara bakagira ingabo zikomeye zikabasha kubatsindira Abafilisitiya. Ariko ntibari bazi yuko mu bantu babana nabo bashize mu kato hashobora kuvamo abantu bazaba intwari bakabafasha kugira ngo babone igisubizo cyari gikomeye cyane cy'inzara. Hari igisubizo, hagomba kuboneka ibyo kurya kugira ngo Abisirayeli babashe kubaho. Hari ikintu cyihutirwa kibanza. Ngiki rero ikintu cyari gikomeye. Abisirayeli baravuga bati nta kindi twakora ni ugutegereza ko Abasiriya cyangwa Abafilisitiya tuzabona ikintu cyashobora kubatsemba kikabakura hariya, kuko ibintu byose byagomba kwinjira mu gihugu byafatwaga nabo. Nta buryo bari bafite kugira ngo babe bagera ahantu bashobora kujya guhaha. Ntabwo bashobora kuva aho ngaho muri iyo ngando bari baganditsemo. Bagombaga gutegereza igihe abo Basiriya, abo Bafilisitiya bazahagandukira bakahava. Byari ibihe bikomeye cyane. Ariko ndagira ngo nkwereke igisubizo. Imana igira ibisubizo bitandukanye n'ibisubizo by'abantu. Imana igira ibisubizo bitandukanye n'ibyo abantu batekereje. Imana igira plan itandukanye na plan zacu. Iyi ni plan y'abantu bari bazi ko gutsembura bari abantu bakabakuraho nk'abantu babarwanya byagomba kuzana igisubizo mu Bisirayeli. Ariko ababembe ngo bamaze kubona ko ibintu byose birangiye, baravuga ngo ibi ngibi ntabwo ari byo, n'ubundi kuguma ahangaha turapfa. Baravuga ati noneho ngo baribwira, noneho nidusanga ziriya ngabo z'Abafilisitiya n'ubundi baratwica, ni hahandi. Nidusanga bene wacu nanone hari inzara, iwacu hari inzara, nanone gusubirayo ntacyo bimaze. Reka rero twemere nanone tugende tugire gute, tuzikeze. Gukeza ngira ngo ni ijambo ry'ikinyarwanda. Gukeza ni nko kwemera guhakwa, ni nko kwemera kugendera mu murongo w'abantu, ariko nubwo waba utabyemera kugira ngo ubeho. Ni mpemuke ndamuke, cyangwa se ni ijambo twakoresha mu buryo bundi bavuga ngo ni uburyo bwo kugira ngo umuntu yemera akora ibyo adashaka ariko agere ku cyo ashaka, akora ibyo adashaka ariko agere ku cyo ashaka. Aho ni ibintu bigoye kugira ngo wenda umuntu abishobore atari umuntu uzi guca bugufi. Ariko ababembe bafata imwanzuro kandi ukomeye, ari nawo mwanzuro ngira ngo uyu munsi twebwe tujye tubura abarokore. Umwanzuro wo kuvuga ngo tugende uko biri bugende, Imana iraca inzira. Bafata icyemezo cyo kugenda bajya gukeza ingabo, basanga abo Bafilisitiya. Ariko mu kubasanga hari ikintu Imana yakoze, ngo yumvikanisha mu kigwi, yumvikanisha iwabo w'Abafilisitiya ikubi. Bagira ubwoba, ibatera ubwoba. Muri kwa guhaguruka, muri kwa gufata icyemezo cyo guhaguruka, Imana yabonye kwiyangaja, yabonye icyemezo ababembe bane bafashe, iravuga ati aba bana banjye ubwo mufashe iki cyemezo cyo guhaguruka, reka nanjye nkore icyo mwebwe mutashobora. Haleluya. Iyo dufashe icyemezo cyo guhaguruka, Imana ikora ibyo twebwe tutabasha. Imana ikora ibirenze ibyo dutekereza. Imana ishiramo indi filozofi twe tutigeze dutekereza. Ababembe bavuga ngo turagiye tugiye gupfa, ariko Imana ibona yuko bagiye gutabara. Imana iyo ibona ubutabazi, ariko abantu babona ugupfa. Noneho ahangaha ni ahantu hatangaje cyane. Imana itera ikibazo mu Bafilisitiya ngo bata ibintu byabo byose bari bafite. Bata amafarashi, bata amazahabu, bata amafaranga n'ifeza. Bibiliya tubwira dusomye iki gice cyose, tukava kuri umurongo wa mbere tukajya ku murongo wa 8 n'uwa 9. Turaza kubona yuko ku murongo wa 5 n'uwa 4
turaza kubona yuko bataye ibyo bari bafite byose, ngo bata n'amafaranga, bata n'imyenda, kugeza n'ahantu batigeze bibuka no gutwara imyenda yo kwambara kubera ubwoba Uwiteka yabateje. Imana yo mu ijuru yakoze ikintu gikomeye. Hari ahantu tuza kureba, turaza gusanga yuko ababembe bamaze kwinjira mu ihema rya mbere, ikintu cya mbere cyari kibateje ikibazo cyari gikomeye, babanje kugikemura. Haleluya, haleluya. Hari ikibazo cya mbere babanje gukemura. Icya mbere babanje gukemura, babanje gufungura. Ngo bamaze gufungura, ngo bongera ngo baragira bate, ngo bongera baranywa. Ngo bamaze guhaga, ngo bumvise yuko ngo batekanye, umutekano ugarutse. Umutekano w'igifu urakomeye. Umutekano w'igifu ushobora gutuma umuntu adashobora gutekereza ibindi bintu. Ariko ngira ngo umuntu yakagombye no gutekereza, ariko se ubundi hano hantu turanyoye turariye mu nzu y'abandi, ngo binjiye mu ihema ya mbere ntibareba n'umwanzi ahantu hari, ariko bihutira gufungura. Ngo bamaze gufungura barahembuka, ngo batekereza no gufata iminyago, ngo bagenda ngo bafata ibyo mu ihema, ngo zahabu n'ifeza, ngo baragenda barabwira gute, ngo barabihisha. Haleluya. Ngo bamaze kubihisha ahantu babihishe, ngo baragaruka ngo bafata, ngo bajya muri ihema rya kabiri, ngo nanone ngo barafatamwo ngo nkuko babigenje mu ihema rya mbere. Muzasome neza aha hantu. Noneho ngo bamaze gufata ibyo bamaze kunyaga, ngo baragenda babishira barabihisha. Bamaze kubihisha, ngo umurongo wa 9 tumaze gusoma, baravuga ngo ariko ibi bintu to turakora ngo ntabwo ari byiza. Uyu ni umunsi mukuru udasanzwe, ndabona uyu munsi ari umunsi udasanzwe. Ni umunsi twakagombye gufatanya na bene data na bene wacu tugashima Imana. Ni umunsi twagombye kuvuga ngo ni umunsi udasanzwe, ni umunsi Imana itwibutsemo. Ubwo Imana itwibutsemo, dukwiye gusangira n'abandi ibyiza Imana iduhaye. Haleluya. Rimwe na rimwe tujya tugera mu bibazo, twatabagwa tukavuga ngo reka nabo bakobitwe. Ariko reka babwire, Imana yose iko ikora. Imana ni igira neza ibihe byose. Abangaba nubwo bari barajugunywe bamaze gutabagwa, bibuka bene wabo. Nubwo baduheje, ariko ni bene wacu. Nubwo baduheje, ariko nta kundi, reka twebwe ntidukore nk'ibyabo, reka twebwe tubatabara. Haleluya. Barihuta nubwo batari bemewe ngo basubire ibwami. Baravuga ngo ibi dukoze ntabwo ari byo, reka twihute dusubire ibwami, tubabwire inkuru nziza yuko Imana itabaye. Haleluya. Barihuta kuko yari plan y'Imana yateguye yuko umunsi ugomba gucya Imana yatabaye. Mukabwibwa aho ngaho batangiye kwinjira aho ngaho mu mugwa, ni naho binjira muri ayo mahema y'Abafilistiya bataye. Ni naho Imana iravuze ngo buracya mu gitondo cy'uwo munsi Imana yakoze igitangaza. Abantu batangiye kugura ifu igura indego imwe. Bivuze ngo Imana yafunguye inzira. Indego y'ifu yaguraga amafaranga 100 iraza kugura ifaranga rimwe. Ariko noneho harimo igitangaza Imana igiye gukoresha abantu batari barigeze bemewe. Abatari baremewe n'ababembe. Abangaba bagiye kugira ngo Imana ibakoreshe. Imana igikoresha abantu batemera, kandi igakoresha abantu basuzuguye, kandi igakoresha abantu batigeze gutekerezaho. Ibintu dutekereza rimwe na rimwe twirinde, dushobora gusanga atari byo Imana ishaka gukoresha. Haleluya. Twizere Imana gusa tudashizeho inzira Imana izazimenya. Rero aha ngaha turaza kugera ahantu ngira ngo mu gice cya mbere nagira ngo wena se nusorejaho, ni iki gice kivuga ngo Imana yatanze ibyiza, reka tubisangire. Haleluya. Imana itanze ibyiza, reka twese tubisangire. Iyo umuntu ari umuntu w'Imana, iyo ari umuntu w'Imana watoranijwe n'Imana, iyo abonye icyiza yihutira kukibwira abandi. Ngaka gakiza k'Imana, iyo umuntu amaze kubona agakiza k'Imana, ikintu cya mbere kimubaho mu buzima bwe ni ukubwira abantu inkuru nziza. Rimwe na rimwe tujye twicirana ibintu, umuntu akicarana agakiza k'Imana, umuntu akicarana agakiza akabona ibyiza biri mu gakiza, akabona ubwiza buba mu Mana, yarangiza akicarira mu rugo rwe agasinzira, akavuga ngo giye birampagije. Ariko ntibidukwiye. Abarokore ntabwo bidukwiriye, abana b'Imana ntabwo bidukwiriye. Dukwiye kumva yuko ibyo duherewe ubuntu dukwiye kubiha abandi, kuko iki kintu duherewe ubuntu ntabwo kivuye mu miryango wacu, ntabwo kivuye ku maboko yacu, ntabwo kivuye ku bwenge bwacu na za filozofi n'amashuri twize, ahubwo bivuye ku Mana nyir'imbabazi, nyir'urukundo, nyir'impuhwe, kuko yaduhereye ubuntu, reka duhere n'abandi ubuntu. Haleluya. Iki ni ikimenyetso gikomeye cyane Imana ikoze ku babembe, kandi dukwiye kwigiraho. Bano babembe ntabwo bari bafite ahandi hantu bashobora kubonera ibi bisubizo, nta nubwo bari bakunzwe, nta nubwo bari kubona ibiryo, kuko n'abagenzi babo niyo babibonaga ntabwo babahagaho, kuko iyo wahejwe ntabwo uba ufite uburenganzira ku byo abandi babona. Haleluya. Ariko bo baravuga ngo twebweho Imana iduhaye, kandi Imana reka mbabwira impamvu yahaye babembe kugira ngo bari basohoza iki gikorwa, nuko yarebaga mu mitima yabo, ikareba ikabona ababembe bane bahejwe bafite umutima wo kugirira neza abandi. Haleluya. Nuko bahejwe aba bantu bafite umutima wo kuba bakwibuka abandi,
ntimwibaze ngo ibi bintu imana yapfuye kubikora gutyo gusa. Hari ikintu cyatumye imana ihagurutsa bariya babembe, ni uko imana yabonye mu babembe umutima wo kugira neza. Kandi reka mbabwire, umuntu wese ufite umutima wo kugira neza araje abona imana. Haleluya. Umuntu wese ufite umutima wo kugira neza, umuntu nubwo waba ntacyo utunze, niba nta n'ikintu na kimwe wigeze utunga mu buzima bwawe, uraje ubone kugira neza kw'Imana, kuko umutima wawe Imana irawuzi. Izi neza ko umuturanyi wawe atazarara ubusa ufite akawunga. Irabizi ufite akawunga umuturanyi wawe ntazarara ubusa. Irabizi neza ko nutunga amafaranga, uriya mwana wo kwa Manase ntabwo azareka kwiga. Irabizi neza, umutima wawe irawuzi. Humura. Ubu rero igiye gukoresha plan yayo. Imana ikeneye abantu yinjiza muri plan yayo, kuko Imana yamaze gusetinga plan, ariko irakeneye abantu yinjiza muri plan yayo. Ni wowe jewe nawe uyu munsi Imana yinjije muri plan yayo. Haleluya. Yabiteguye kuva kera, yabigambiriye kuva kera, kandi irashaka yuko jewe nawe tubibanamo n'Uwiteka Imana, kandi Imana tukayinjiza muri plan, ikinjira muri plan yacu, tukayinjira muri plan yayo, kuko irashaka abantu yinjiza muri plan yayo. Haleluya. Amen. Nagira ngo ndangize kino gice cya mbere, ngira ngo nsengane nawe. Nagira ngo nsengane nawe, wowe uri mu bihe by'uriya mubembe, uri mu bihe nk'iby'uriya mubembe, uri mu bihe bikomeye nk'iby'uriya mubembe. Ariko nagira ngo mbwire ngo ukomeze kose, igikuru nuko utunganye. Haleluya. Nuko ufite umutima w'imbabazi, nuko ufite umutima w'impuhwe, nuko wicaranye umutima w'impuhwe, nubwo utarabona ibyuha abantu, ariko umutima w'impuhwe uba muri wowe. Haleluya. Ndiho ndabwira wewe unyumva uyu munsi ngo umenye ngo ubwo wicaranye umutima w'impuhwe, haleluya, Imana irakuzi. Ubwo wicaranye umutima wo kugira neza, Imana irakuzi. Igiye kugufinansa rero, igiye kugufinansa, igiye kuguha ibyuha abandi, igiye kukugurira inzira zituma ugira ibyuha abandi. Haleluya. Niko Imana ikora. Haleluya. Amen. Imana yo mu ijuru igushoboze, inshoboze. Uyu munsi dusengane. Ngira ngo tugiye gusengana n'umuntu. Tugiye gusengana n'umuntu uri mu butayu. Ari haribaza inzira ashobora kunyuramo. Ari haribaza ngo ese ko abantu banjugunye, ko nabo tuvukana nta muntu unyibuka, ko nta numpamagara, ko nta nunsura. Uyu munsi jewe ubundi je mbereye hiki. Ushobora kuba wari wihebye, wenda wibaza tese ubwo ngubwo sinkwiye no kuyahura. Ariko reka nkubwire, nukuri Imana iragukunda. Imana igufitiye umugambi. Imana iracyakwibuka, iracyagushaka. Imana iracyafite ibikorwa byinshi izagukoresha byiyubashe, by'icyubahiro. Haleluya. Kuko ababembe bakoze igikorwa kindashikirwa cy'icyubahiro. Haleluya. Rero reka dusengane nawe aho uri hose. Ndangiza kino gice cya mbere, ndagira ngo nsengane nawe aho uri hose. Wizere Imana. Nanjye nzi neza ko Imana nizeye, iyi Imana nizeye ishobora byose, ibasha byose, ibera hose rimwe, kandi nta kinanira, nta n'uwabasha kurogoya umugambi wayo. Ni Imana ishobora byose, ni Imana yo kwizerwa. Reka dusengane aho uri hose. Wizere Imana yuko Imana muri plan yayo yakwinjijemo uyu munsi. Utangiye urugendo rwo kwinjizwa muri plan y'Imana. Utangije urugendo rwo kwinjizwamo nk'aba babembe bari barihebye, nawe winjijwemo uyu munsi. Ndaguhanuriye, mpanuriye ubuzima bwawe ko uyu munsi winjiye mu bihe by'Imana, winjiye muri plan y'Imana, ugiye gukorera muri ya schedule y'Imana, winjiye muri gukorera muri kalendari y'Imana, winjiye muri cyagihe cyo kwinjira mu byo Imana yari yateganije kuva kera. Yari yarabuze umuntu ibishiramo. Hari umuntu yari yateguye kuva kera, ni wewe. Uyu munsi yari yarateguye ibyo kuva kera kugira ngo uzabikore. Haleluya. Ninde uzafasha abantu? Ni wewe. Ni wowe yahisemo. Nubwo ntacyo uratunga, nubwo utaragira icyo ugeraho, ariko umutima wawe yarawitegereje, rawumenya. Imana niyo kwizerwa. Ndayigushimira data kukugira neza. Reka dusenge. Mana nyiribihe mu izina rya Yesu. Uyu muntu uri urareba iki kiganiro amaze kumenya neza yuko wamutoranije. Amenye neza yuko utibesha, ibihe byose ni ibyawe. Azi neza yuko igihe nikigera uzamwereka inzira, kuko inzira niwo uzica data wo mu ijuru. Ahisemo neza kuko ahisemo kugendana n'Imana. Ahisemo neza kugutegereza Imana. Ahisemo neza kuko yumvise ijwi ry'Imana. Aravuga ngo nanjye nubwo nahejwe, ariko ndazi neza yuko Imana itajibesha. Nta isezerano na rimwe wasezeranije ritigeze risohora data. Ndabigushimiye kuko ubikoze. Mana, reka uyu muntu umuhagurutse, reka uyu muntu umwigisha iby'ubwenge, reka uyu muntu Mana uri hano uri urareba kino kiganiro afashwe, kandi yongere yinjire mu kukwizera no kugutegereza. Amenye yuko uri Imana idatenguha, uri Imana itajya yibagira, uri Imana ireba mu mitima, kuko uhisemo. Mana, ngo Dawidi nubwo yari mu ntama, ariko yarutaga abami bose bari bariho. Nubwo yari mu ntama atazwi, ariko yarutaga abami bose bari bariho. N'uyu nguyu data wo mu ijuru urareba iyi video, ari harabona ibyiza byawe, ari harumva umutima we yuko nawe wamutoranije. Arazi neza yuko Imana ikorera mu mitima, idakorera nk'abantu, nikorera mu maso y'abantu, ntireba nk'abantu, ntireba nk'umwana w'umuntu ngo yibeshe. Izi mitima yacu data wo mu ijuru, winuwe kandi wongere uhagurutse uyu nguyu unaniwe, uyu nguyu warucitse intege, uyu nguyu warubuze ibyiringiro, kugira ngo umwami abashe kugutegereza. Ganza kandi utegeke imirimo yawe ishigwe hejuru iteka ryose, kuko uri Imana
kandi tuzongera tubone kugira neza kwawe, tubona abantu bashima imirimo n'ibitangaza wakoze, kuko utabesha. Ni mu izina rikomeye ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Amahoro y'Imana abane namwe. Imana yo mu ijuru nibaha kugira ngo mubona bongere bagire ibyiringiro, kuko uyu munsi dufite abaspectacle benshi bakeneye kureba ibi ngibi, kandi bareba ibintu wenda bidafite n'umumaro. Fungura urebe ibifite umumaro. Hozana TV izaguha ibiganiro bifite umumaro, bikwinjiza mu bihe byo kugira imbaraga no gukora ibikwiye mu gihe gikwiye, mu izina rya Yesu. Urakoze kuko wabanye natwe. Imana iguhe umugisha. Amen.